umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Harriet, sister. Oui. Mva nkubwire. Yakubikise kandi none. Sinzi uko uri bubyakira ariko ni inkuru mbi. Habaye iki? Sisi ngo agiye kwiyahura. Sisi wacu? Ibye no kwabirasa bese ni ibibazo gusa. Agiye kwiyahura Cyane. Sundi yavuye mu rugo rw'abantu. Be. Umwana mbabarira bano bantu basore muri ino nzu bose bagiye. Basi se ngiye wambabare ukanyu. Wanyubashye bwa rimwe basi. Nta kintu nshaka kumva habe na kimwe. Hako se sheri none ko wahindutse. Uwo mujinya ko nta ukuzi. Ako sumwana ntabwo uri kubona ko abantu batubangamiye. Twari ibintu gake. Aha. Twari ibintu gake. Uragenda bite? Ese sho. Imbere ya byose uribuka yuko iyi nzu ifatanyije n'ya mugore. Uribuka ko ari umugore w'isezerano. Ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva. Gute se utabyumva? Ko ibyo ngibyo nibyo bimbabaza ubu none hanga hano. Ako subuko ko mana. Niki cyatumye ibintu mbikora koko? Kuki nasezeranye n'iriya shitani y'umugore koko? Ariko urabizi ko basezeranye na birasa. Urumva yava hariya akajya he? None se kuba barasezeranye iminsi kumuta. Yaramutaye birasasha undi mugore. Nave mu rugo rw'abandi. Oya kugira ngo ahave wenda birasashwa kumushakira ahandi inzu bakaba babana. Kugira ngo bakomeze ibyo bibazo. Ato umugore we agiye gushaka undi mugore. Ese ko numva uri kuvuga nkaho Yaramutaye Shema. Yaramutaye. Ntabwo mwitayeho sisi. Simwitayeho. Kandi naniyahura. Wishe ntaririrwa. Byo ni biki? Ako se Harriet. Yo umuntu mukuru kuvuga nkaho atari mwene mama turavukana ariko ntabwo namushyikira mu mafuti. Yataye umugabo we amuta azkarwaye. Aragenda muhisi. Nize santimba zakongera kumutera kumukumbura. Ni ikihe kintu gishobora gutuma birasongera gukumbura sisi? Kimbwire nawe. None rero natwe duterera iyo. Mwene mama agende yangana. Uwishe ntaririrwa niyahura yiyahure. Habwo nave mu rugo rw'abandi. Nimba ufite imbaraga ashaka kuntu hamukurazi. Okay. Ntago jewe nakwicara gutya mushiki wanje ari mu bibazo. Yego nubwo ari mu mafuti ariko umenye ko birata atari mugenzi wacu aturusha ubutunzi. Ikintu cyose twakora. Sheri. Ongeye kuvuga gutyo. Umuntu ukeneye kwiyahura kugira ngo ubuzima bwanjye burangire muri gereza. Okay, ibyo rero wakabaye ubitekerezaho. Ikaguhereza guhitamo icyemezo nyacyo. Be. Umva nkubwire. Umwari wirengagije ibanga rya bitanye nawe. Ya, ndarizi. None se kuzi neza ko hagati nawe dufitanye ibanga kandi rikomeye. Birakwiye ko abantu baba muri ino nzu. Ahubwo uvuga ngo ntabwo bikwiye yuko tubana. Ibyiza rero nuko twayisohokamo tukayibasigira. Se sheri bigutwaye iki tugiye gukodesha? Bigutwaye. Umwari. Sinkunda. Ndagukunda. Sindi umugabo. nafashe umwanzuro
be ntabwo kubangamira abantu rwose yibabangamira. ubwo rero no kumushaka tukamuganiriza nk'abavandimwe ntabwo twareka umuntu umutererana ngo nuko nabyemera afazari yanaza akaba ari hano akaba ari ahangaha kwa Shema hano Shema yaragoye kari mushiki wawe ukaba utari kumwakira ibibi byose kwa Shema nawe kumurekera kwa birasa no kumwihunza muzane hano azabe hano iwawe umutwaro watunane turi abavandimwe birasa n'uzabikora ataramubyaye ariko nanone ntabwo twatereriye natandukane na birasa ikindi gihe ntabwo nakikike ko yatandukana na birasa ngo agire ikintu cyo atwara ubundi abazagura mari cyangwa musohoke muvane ibintu byanyu Latifa ndakwinginze Usibiri ibiki none Sibira sa wabaye haguruka ninde nakubwiye ngo haguruka ahubwo ufite ikibazo Birasa uratwirukanye ndabirukanye musohoke hano mugende mwese nta muntu n'umwe nkeneye hano mureke gukomeza kunesha umutwe nkeneye kubaho ntuje Akusibira sa uratwirukanye koko camwihorara hasi ase wabaye iki aha wibiniki umusaza wawe njyewe gusa sidi muve hano hantu narahasezeranye mfite uburenganzira bwo kuhaguma tukagabana 50/50 mama urabizi ndakubaha murimo murambangamira mu buzima bwanjye kandi mbese hasoni wowe uratinyuka ugasorora Latifa ngaha Latifa ntabwo ari mushiki wawe ugatinyuka ukamusimbuza iriya nda y'umuyaya wazanye ahangaha na Sisi nta burenganzira wari ufite bwo kumusohora Sisi ni umugore wawe yongera abo umugore wawe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko n'imbere y'imiryango urana amakosa wakoze hasoni mva kubwire birasa niba wumva utabashaka ahangaha fata inzira ugende ntunkangishe ngo inzu wayihawe na so ntagiye ari umugabo wanjye tinyuka ukatukangisha umwari ni igiki kiruta umuryango wawe okay ubwo niba bishaka agenda ajye kwaka divorce ubwo ngubwo nibavuga ngo arasigara nonzo ayisigarana baba ntabwo ari bisigara nasohoka ari ugenda njye ntabwo mva hano pe asundi birasaba iki ko wagira ngo yari amavubi we urareba ukuntu adusora nk'imbwa muri iyi nzu ubonye ukuntu adusoye nk'imbwa njye ntabwo mva hano reka byagenze gute umufana sinzi niba n'umusinzi yakora ibintu nk'ibyo birasa ari kudukorera umuntu arasohora abantu bazima nkatwe ajugunya ibikapu hanze mva mubwire Sisi reka njye nigendere nubwo ubona ndi guseka gutya nshishije make mfashe igikapu nkaba ngiye ngumye hano birasa namutwikira muri iyi nzu wowe witega kari buze gukurikira ibi ngibi genda ko ngiye sima ngiye mama hano nasezeranye birasa okay inzu nayihawe n'umugabo wawe yes nkunze kubizi ariko mama ntuzigere wirengagiza ko wampaye inzu ari papa ikindi kandi biragaragara ko iyi nzu ariyo mukeneye kuko ntabwo numva uburyo wakagombye kuba utari kwishimira ibyiyumviro by'umuhungu wawe n'amahitamo ye ku buryo ushobora gufata umushiki wawe Latifa ukajugunya nk'ujugunya maraya mayibobo umwana wanjye ugatinyuka ukamuta hanze mama mugihe Latifa bangamiye urukundo rwanjye urukundo rwawe ni Sisi twese turabizi okay sinibaze rero ibintu uvangavanga si inzu yanyu se mugene reka nyive mugende niba ari umwanzuro wafashe ahubwo twe duhama uratubangamiye asi mama gufite inzu papa yagusigiye kubera icyo utayijyamo ngume amahoro kuko mbeho mu buzima bwawe mfite uburenganzira bwo kuba ahantu ushaka nta burenganzira na buke ufite ngiye mu kwinjira mu rukundo rwanjye noneho tuzarebe na Latifa aragaruka
numva urambiwe uzareba ahandi hantu kandi ntuneshe umutwe birasaba. Bestie, shaza ko mvuye gusura wa mugabo dukorana nakubwiye. Woheze. Wow, njye nimba Witwa Shema. Mana ngiri kuri umugabo uramukunda. Akora imyaka yanjye nakunda n'umugabo nkuriya koko. Ni mukuru. Sinzi nyine mbona ari mukuru kandi njyewe urumva ndi sinzi nyine. Shaka utwana. Nawe ko mbashaka utwana uriya turakorana nyine mu kazi turumva nakunda n'umuntu dukorana. Cyane namugira crush. Ese ugisha kuri. Shaka kumuvuga Shema nta Shema aho nkunda kumwumva muri iyi. Ega niwe mushiti wanjye nyine mu kazi niwe duhuza. Nusajya umvuge. Umva byihore ahubwo Bestie nyine ibaze ko namuganirije kuri boss. Mubaza nyine boss nyine ukuntu ameze kuko boss njya mbona nyine ari umuntu ufite ibibazo, ari umuntu nyine uhangayitse cyane. So rero ndavuga ati naho ndi umuntu nabibaza reka mbibaze Shema. Umva asundi umubaze Bestie. Kandi bisigaye gukora mu biki. Umva muri byano by'amabaye y'agaciro. Boss wanyu ibintu by'amabuye y'agaciro yitwa nde? Yitwa Birasa. Ego ko mana yanjye. Ego ko mana. Niki se ko kusetsa? Natekereje ku nama zose wangiriye. Ntekereza ku bintu byose wambwiye. Nsanga koko dukwiye kubaho twisanzuye. Tugiye gufata imyenda yacu yose tupakire. Namaze guhamagara ahantu kuri apartment. Ikintu mbura no kwishyura. Ubundi tukavana tukagenda. Birakwiye pe. Kuko ndabizi neza. Ibibazo byose ari gihe uri kubigutera. Reka kwirirwa wivuna. Ngaho tugende. Haguruka. Birasa. Reka kwirirwa wivuna. Nanjye nicaye nitekerezaho. Nsanga nakwiye kukugora mu buzima bwawe. Ahubwo ninjye ukwiye gufata imyenda yanjye nkagenda nkagusigana n'umugore wawe ndetse n'umuryango wawe mukabaho neza. Kuko ikigaragara ni njye wabateje umutekano muke. Birasa nzi. Sembeze niba umuzi. Oya niwe. Ameze ute se mwaba muziranye na boss? Bayankutere stories z'uwo mugabo. Nako icyo kigabo. Uwo mugabo ni umugabo w'ikiremba. Reka mukubwire. Shabeste abatari ya magambo yawe. Ayahe magambo ariko twese ko tugira amagambo. Cicika wumve. Ntago ari umugabo muremure munini ufite umusatsi nyine hejuru ubari gakeya ariko mu mandi hogoshe. Urumva? Ufite inda nini cyane. Siwe? Ndumva yewe. Ariko se nyumva hari umushiti yagiye w'umudokiteri wamumayemo pasi ashaka kugira ngo mumutestinge nimba yarakize. Ndamuzega niwe w'ikiremba. Shabeste turabeshya nukuri. Eko kumana yanjye. Boss wanjye ni ikire no si ibyo bintu ko nuza Shema tabimbwiye. Umva n'ikindi kintu niho hirwa na Monalisa baba. Niho hirwa na Monalisa baba? Noneho umva noneho ikindi kintu gisekeje. Umushiki wa Hirwa ni umugore wa Birasa. Umuntu wamuteye inda ntabwo ari Birasa. Cyane yuko n'inda nkwita atari yawe. Reka ngende nduhane n'umwana wanjye sibyo? Umwari. Nakubwiye ngo iki?
uyu mwana utwite ni uwanjye. ntago ari uwawe. Ni uwanjye. Si uwawe. Ni uwanjye. Si uwawe. Ni uwanjye. Si uwawe. Ndavuze ngo ni uwanjye. inda ntwite ni iyanjye n'umwana ntwite ni uwanjye. Ikindi kandi ntabwo ari wowe papa w'uyu mwana. Babarira hatagira n'umuntu wumva njye nawe. So nta mpamvu rero yo kukugora. Ndakuvunira iki se? Reka nduhane n'umwana wanjye. Ase urashaka kunsiga ukagenda? Ndabona nibyo byatanga amahoro. Ikindi kandi niba umugore wawe yariyemeje kugaruka, reka nyine mubane, hari wenda azabasha gukomeza kurinda ibanga, cyangwa se n'ibinamunanira bishyire hanze bamenye kuri ikiremba. Bamenye ko ndi ikiremba. Yes, bamenye ko ndi ikiremba. Ariko byose si njye, byose ni famiye yawe. Ndi ikiremba. Bari kunaniza mu buryo bwose bushoboka. Birasa urabizi ndagukunda, ariko aho bigeze ntabwo nkunda. Ntabwo ngukunda? Yes. Okay. Kanigendere nanga amahoro muri uru rugo. Ibyo umwari ntabwo ari wari ukwiye kunyibutsa ko ndi ikiremba. Ntabwo ari wari ukwiye kunyibutsa ko ndi ikiremba. Ntabwo ari wowe. Urabizi neza ko uri umuntu wenyine umwe rukumbi ufite ibanga ry'uko ngenda ikiremba. Uko nyine birasa n'ikiremba. Ase ubundi boss wamumenye ute? Ko numva amakuru yose. Kandi ndimo kubwira yuko uwo boss first of all bamamaye mu pazi, sibyo? Icya kabiri munaza yirwaga mumbwire nyine yirwaga ntera stress umva rurarugori bamo amatiku rubamo mbega ni hasi hejuru. Nkoro se yirwaga nyine mbwira story zabo. Niyo mpamvu desaurane bibazo. Ibaze ariko kuba ufite umugore, sibyo? Kandi n'abakobwa bari bakuye mu cyaro kari aho ngaho asiko kitonda arangije asanga bagateye inda kandi arabizi neza ko bataryamana. Byose birashoboka. Niki kitashoboka guterwa inda se? Nose we boss igihe mwagiye guhura niba baramugwaye mu kwasi. kwasi. Bareka kira kigobo kinyuzo ikintu kifashe kikanyita ngo ni ndaya. Ko cyakuze indaya. Nuko yabonye ari byo byayo kujyanye. Mane nuko ibyo nanamenya kari. Nose mbwire nyine mwashwanye ubu ngo ntago mukivugana. Boss se kandi ngiye ikintu cyari kinjyanye ari kugira ngo njye kureba yuko ngo yakize. Mane ni gicucu umuntu baramuvuye baragira ngo bamutestinge arangije arabyanga. Shaka mumbwire nuko sinzi mbona ateye agahinda nyine ngewe ibaza ibintu byandeze nkajya kwibaza Shema. Cyo kuza tugarutse mu ateye agahinda bazi ko first of all ya gahunda nayikora umugore wawe bakamuguterera inda. Ako nawe rimbo nukwe. Byose ibyo cyane kara amafaranga. Ako shaka. Uze amafaranga arimo. Uze amafaranga uriya mugabo yari kumva. Yari kugwanga heso. Kandi sha 3M yari kayaguha pe. Wibuke ko n'umugore wawe isezerana bize. Mwari bose bari bamaze kwizera ko ndi umugabo. Kubera ko bose bazi neza ko inda utwite ari yanjye. Ariko uramutse ugiye byose byabaye zero. Se birasuragira ngo iki? Ari weho ngewe uragira ngo nkore iki? Ishyire mu mwanya wanjye. Birasa ndarambiwe. Ndabona aho bigeze intambara ntabasha kuyirwana. Nese ko navuze ko tugomba kujya muri apartment tukavana tukagenda. Kubera icyo ushaka gusiga umugore wawe? Ufitiye impuhwe se? Umufitiye impuhwe se we? Ntabwo nshaka gukomeza kubaho ndi ikibazo. Reka mbasiga hari wenda amahoro yataha muri uru rugo. Uzi n'ikindi? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kugenda.
nizere ko hatabayeho kwibeshya da uje hano se kuko nta mukobwa mwiza urinjira iki gipangu kuva ntakibamo kamaze imyaka irenga 3 wenda we wayobye ariko wenda nari ngije kureba ko turangana kintu wahe ntago muzi gusa hano asanzwe mazi ni kwa Shema. Wowe se Shema uramuzi se tegetse wanjye Ufite ubugambo bwinshi uramenye turinjira cyangwa ntabwo turi bwinjire ntabwo turi bwinjire hano se se muje kureba nde ase ufite ikihe kibazo yatswe urangiye nkunda kugira abantu inama niba mukunda ubuzima bwanyu nasubiraho hakiri kare kuko uramwiseka da ubu kuba ushobora guhindura amashyengo mugapfa Shema n'umwicanyi se reka da ahubwo afite umugore w'umwicanyi umugore we Latifa ntabwo muzi se aricara akekembura arakeba aratema uraseka Shema agira umugore ibintu bibe Shema nzi agira umugore cyane da umwe se akose agira abagore urumva nta kibazo ufite ugatinyuka ukamfungirana nkaho ndi imfungwa birangiye mfungurira nigendere umwana nkoreho n'unkoreho mfungurira nigendere asumari wahinduwe n'iki koko ni ikihe kintu cyaguhinduye kweri njye ndavuze ngo mfungura nigende kandi bira niwanga kumfungurira ndahamagara polisi nyibwire ko wamfashe ku ngufu urebe ko bitaza kukugiraho ingaruka ako wahamagara polisi ubwo tuyibwira ko utaye umugabo ngiye umugabo ngiye umwari ntuzigere wibagirwa ko uri umwana w'umukobwa nahawe na papa wawe none ndashaka kukumenyesha ko haba mama haba na papa narangije kubabwira yuko ndataha ubwo ntabwo ari amagambo y'abakozi koko uramenye amagambo y'abakozi nkubwiye angahe ugire aha ngaha ibyo mvuze ntiwabibara gusa ariko da namwe ndabona muri beza noneho boss yabariye neza uvaga abanyamagambo tubwire man reka twinjire ahubwo reka mbabaze ubundi mareka mwinjire burangiye nagunda kuvuga amagambo menshi yego wavuze amagambo make ya mbere none se ubu wagerageje ko muje muri babiri mwese muragarama ese ubu bafite ikihe kibazo kuri umuboyi hano kanye kubajije ninde ukubese ko tuje kugarama none muje gukora iki ndetse birakureba komana naruye numva boss yabaga yishiye akaririmba ngo hagati y'ibiti bibiri umva reka dutambuke ngarahagera gakebuka ariko icyo nakubwira cyo wowe cyagaza nawe n'urwandiko ubu inde aho kinakomeye mu busanzwe kinakomeye ari bugukebuke gusa kamaze mbwira uyu nguyu icyo namuteneye ko nyimubona Imana yamarito wowe ntari bugukebukire kubera karareba uyu kubera iki sari burebo byibushe kukurusha kirenze kuri icyo wowe turagumana ku gipangu wowe injira nose usanze ari njyewe areba kurusha uyu nguyu niba ari njye mugore cyo ufite amagambo menshi batse twinjira nawe uri umugore wese ibyo ntabwo bikureba umva hari Imana wapfushije ubusa yo gusetsa koko basekereza he ubu nguyu koko tumukorere injira da ndabona mundeba nabi kandi wenda mufite ibyo mwari mugemuriye boss biri gukererwa taza kundega bakanyirukana ndabazi amabuja abi iminsi mugira amagambo Latifa sarimo wo Latifa tubwira arahari reka da harimo tegetse wanjye wenyine biramaze kurambirwa maze kurambirwa gerageza guca bugufi ariko umuryango wawe ntabwo ubibona rero ndashaka amahoro mfungurira nitahe
mbabara upfunguye n'itayi umwari mbabara upfunguye n'itayi umwari ndakwinginze sibyo mbabara ureke kongera gutuma mba mugaye babarira nanjye nitahire ari ibintu maze guhaga akose umwari ibintu byose uratinyuka ukampfungirana asa umwari ndakwinginze mbabarira nanjye ndakwinginze mfungurira umwari wambabariye ukareka kunseka ndakwinginze mfungurira akira si wowe wafunze genda wafungure akira genda genda umwari ndekura ndekura niba ndekura wandekuye ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.